siyihute ni gake gake. mureke mbitegure nyine nanjye nzabashimisha ariko mwumva ntazashaka. uko iterambere rirushaho kwiyongera ku isi ni nako ari kwaduka imico mishya inyuranye mu rubyiruko, yaba iturutse hanze y'igihugu cyangwa se ivukira mu gihugu imbere. Gusa akenshi usanga iyo mico itavugwaho rumwe na benshi. Mu minsi ishize hadutse imvugo ya nta gikwe igumura benshi mu rubyiruko bari bifitiye gahunda yo gushinga ingo. Gusa nubwo bisa n'ibyaje ari imikino, uko bukeye n'uko bwije bikomeza gufata indi ntera mu basore n'inkumi, by'umwihariko abafite amafaranga, ariko byagera ku byamamareho bikarushaho kuzamba, kuko kubaho mu bwigenge bwabo bucagase ngo bikomeza kubongerera igikundiro, by'umwihariko mu bo badahuje igitsina. Impamvu nyamukuru aba basore n'inkumi b'ibyamamare bakunze gutanga ni uko gushaka umugabo cyangwa umugore bitakiri mu byihutirwa muri iyi si ya kapitalisme. Ibyo bisobanuye ko abonetse nta kibazo, ariko nanone ngo atabonetse nta byacitse, kuko they are making money, byakwanga bakabyihorera hafi yo kubireka burundu. Uyu munsi rero twe nka JFM Entertainment twabateguriye urutonde rw'abasore 10 b'ibyamamare bakiri ingaramakirambi, mbese badashishikajwe no gushaka abagore, nyamara ari bakuru, yewe banafite byose bikenewe birimo igikundiro n'amafaranga ngo bashake abagore, ariko kugeza ubu bakaba batabikozwa. Bimwe mu byo twashingiyeho tubategurira ikiganiro birimo imyaka yabo y'amavuko, kuba barabajijwe kenshi n'itangazamakuru ku birebana n'igihe bazashakira abagore ndetse n'ibisubizo batanze, tutibagiwe n'icy'umuco nyarwanda uvuga ku birebana no gutinda gushaka n'ibindi byinshi turi bugarukeho muri iki kiganiro kitarambiranye. Tutarajya kure, reka nkwibariza aka kabazo k'amatsiko: hari igihe ntarengwa wowe uzi cyo gushaka umugore? Niba gihari se cyashyizweho nande? None se ubwo igihe cyo gushaka umugabo cyangwa umugore nticyaba kigenwa n'umuco w'ahantu? Uwo muco se wo wazanywe nande? Uko byagenda kose, niba igisubizo ari abantu, ubwo bivuze ko abantu ari bo baremye umuco, igihe icyo ari cyo cyose bashobora no kuwuhindura. Uyu munsi turebere hamwe abasore 10 b'ibyamamare babutinzemo. Ubwo ndavuga abarengeje imyaka y'ubukure, yewe banatangiye gushesha kanguhe, ariko bakaba batarashaka abagore, nyamara bafite amafaranga menshi ajyana n'ubwamamare bwabaha ijabo n'ijambo imbere ya buri gitsina gore. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi King James. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ruhumuriza James, akaba yaravutse tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1990. Mu yandi magambo, afite imyaka 35 y'amavuko. Uyu musore afite ibigwi bitandukanye mu muziki nyarwanda, birimo kuba yaregukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 2 ubwo irushanwa rya Primus Guma Guma ryari ribaye. James ni umwe mu bahanzi basaruye amafaranga menshi mu muziki bitewe no kwamamariza ibigo bitandukanye by'ubucuruzi no gutumirwa mu bitaramo bikomeye, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Aya mafaranga rero ntabwo yapfushije ubusa, ahubwo yayashoye mu bindi bikorwa bimwinjiriza agatubutse, birimo supermarket yise Mango, inzu y'akataraboneka yubatse ku Ruyenzi, n'ibindi byinshi bitandukanye, birimo n'uruganda rukora kawunga. Ndetse wanavuga ko akwije amafaranga n'ubutunzi, ntabwo yaba agiye kure y'ukuri. Nyamara iyo abashijwe kubirebana n'igihe azashakira umugore, agusubizanya ikinyabupfura cyinshi, mu magambo make agira ati: nta kinyirukansa, kandi igihe nikigera nzabikora kandi bizashimisha abakunzi banjye. Biragoye kumenya ubuzima bwite bw'urukundo bwa King James, kuko no kumubona mu isi y'imbuga nkoranyambaga birasa n'ibigoye, hafi yo kuba bidashoboka. Kugeza ubu umuhanzi King James uretse kuba adakozwe ibyo gushinga urugo, nta n'umukunzi agira, nk'uko kenshi akunze kubisubiramo imbere y'itangazamakuru.
kuva yatangira umuziki hagati ya za 2006 na 2009 kugeza ubu, nubwo yagiye abyamaganira kure, yavuzwe mu rukundo n'abakobwa be byamamare kandi b'ibizungerezi barimo Knowless Butera, umuhanzikazi Princess Placire, Miss Mutesi Jolly n'abandi, ariko byose birasa naho byari ibinyoma kuko nyir'ubwite nta na rimwe yigeze yerura ngo ahamye ko ari mu rukundo n'abo bakobwa. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyarwenya bamenya Benimana Ramadhan, wamamaye muri sinema nyarwanda nk'Abamenya. Yavukiye mu karere ka Nyarugenge mu mwaka w'1992, akaba amaze kugira imyaka 33 y'amavuko. Vuba aha mu mwaka w'2020 aherutse gusezeranya abakunzi be ko agiye gushaka umugore, ariko barategereza amaso ahera mu kirere. Imwe mu mpamvu rero zituma Bamenya adashaka umugore ngo nuko hari abana babiri yasigiwe na se wabo wamureze, yiyemeje kurera akazashaka umugore ari uko abo bana bombi uko ari babiri bamaze kurangiza kwiga. Na n'ubu rero turacyategereje ko abo bana barangiza amashuri, nyamara hari amakuru avuga ko bashobora kuba baranayarangije. Kugeza ubu rero usibye gukina filimi zamuhinduye icyamamare, Bamenya ni umushabitsi ukora ubucuruzi butandukanye mu mujyi wa Kigali, burimo gucuruza imodoka, ndetse hari n'amakuru avuga ko ashobora kuba afite inyubako ebyiri zihenze mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusobanuzi w'amafilme Rocky Kirabiranya nk'uko akunze kwiyita. Umusobanuzi w'amafilme Bwana Uwizeye Mark, wamamaye nka Rocky, akaba n'umuyobozi w'inzu ireberera inyungu z'abahanzi izwi nka Rocky Entertainment, yavutse ku itariki 24 Kanama mu mwaka w'1991, akaba amaze kugira imyaka 34 y'amavuko. Rocky ni umwe mu basobanuzi bagezweho cyane mu bijyanye no gusobanura filime mu rurimi rw'ikinyarwanda, izo bamwe bita gasobanuye mu buryo buryoheye amatwi, yewe bunakunzwe cyane. Mu bakunda uburyo asobanura filime, ku isonga hari urubyiruko runamukundira imvugo akunze gukoresha ari gusobanura amafilime. Nyamara nubwo uyu musore yagiye yumvikana mu matwi ya benshi avuga ko atazashaka umugore vuba, tariki 16 Kanama mu mwaka w'2021 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amafoto ya Rocky Kimomo, uzwi cyane mu gusobanura amafilme, yatereye ivu umukobwa akamwambika impeta amusaba ko yamubera umugore, nubwo benshi babyamaganiye kure bavuga ko atari Rocky Kimomo wakoze ubukwe. Abenshi babyibashijeho bitewe n'uko yari amaze igihe avuga ko adateze gukora ubukwe. Gusa byaje kumenyekana ko iyi nkuru itari impamo, ahubwo ko byari mu gikorwa cy'ifatwa ry'amashusho y'indirimbo yari igiye gusohoka ya Papa Cyangwe afatanyije na Soshomura. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyamakuru rurangiranwa Kazungu Clever. Umunyamakuru w'imikino Kazungu Clever uri mu bamaze igihe kirekire mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda, ku myaka 54 y'amavuko, aracyari ingaragu kandi ngo yirinze kwimenyereza abakobwa kuva mu buto bwe kugeza na n'ubu. Kazungu Clever yavutse mu mwaka w'1971, ubu akaba amaze kuzuza imyaka 54 y'amavuko. Kazungu Clever wamenyekanye ari umunyamakuru wa siporo ku maradiyo yo mu Rwanda atandukanye arimo Radio 10, Isango Star na Fine FM. Ari mu banyamakuru bakunzwe cyane, ndetse uburyo avugamo umupira n'amakuru y'imikino bikundwa n'abatari bake barimo abasore n'inkumi. Ariko ku byerekeye abakobwa no gushaka umugore ntabikozwa kuva akiri muto kugeza ubu atangiye gushesha akanguhe. Uyu munyamakuru usigaye ari umurokore mu itorero rya ADPR avuga ko ibyo kuba adashaka umugore ntaho bihuriye n'imyemerere ye, ko hari benshi bibwira ko gukizwa kwe ari byo bituma adashaka umugore. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi Kitoko Bibarwa. Musabwa Kitoko Patrick watangiye gukora umuziki mu mwaka w'2008, yavutse tariki 12 Nzeri mu mwaka w'1985, avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba amaze kugira imyaka 40 y'amavuko.
Nubwo Kitoko ari umwe mu bahanzi nyarwanda bavuzwe mu rukundo n'abakobwa batandukanye kandi bakomeye, na n'ubu bukwe bwe bwahize mu kirere none agiye kurinda ashesha kanguhe tugitegereje umugeni we. Nyamara Kitoko ni umwe mu bahanzi bakunzwe kandi banafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Philpeter Nizeyimana Philbert wamamaye mu myidagaduro y'u Rwanda. Yavutse tariki 12 Ukuboza mu mwaka w'1989, akaba amaze kugira imyaka 36 y'amavuko. Philpeter kuri ubu ni umunyamakuru, akaba umushyushyarugamba MC, umuvanzi w'imiziki, DJ, umuhanzi ndetse akanaba umushoramari. Philpeter yinjiye mu itangazamakuru ry'imyidagaduro mu mwaka w'2011 ahereye kuri Radio Isango Star, ahava yerekeza kuri televiziyo Isibo mu mwaka w'2020, aho akunzwe cyane mu kiganiro The Choice Live. Uburemere bw'izina rye mu myidagaduro y'u Rwanda rero ntibusiba kumugonganisha n'abakunzi be bakunze kumubaza igihe azashakira umugore, bamwibutsa ko imyaka 36 y'amavuko ihagije ngo ave mu busiribateri bumaze kumuhindura imbata. Ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi Mani Martin. Maniraruta Martin wamamaye muri muzika nyarwanda nka Mani Martin yavutse mu mwaka w'1988, akaba amaze kugira imyaka 37 y'amavuko atarashaka umugore, nyamara afite byose bishoboka ngo akundwe n'abiganjemo igitsina gore. Mani Martin yinjiye bwa mbere muri studio afite imyaka 11 y'amavuko. Aha yahise akora indirimbo 12 zose azishyira kuri kasete yise Agapfa Kaburiwe n'Impongo. Icyo gihe hari mu mwaka w'2000. Indirimbo Mani Martin yamenyekaniyeho cyane ni iyitwa Urukumbuzi, yasohoye mu mwaka w'2005. Kugeza na n'ubu rero benshi mu bakunzi b'uyu muhanzi Mani Martin baracyategereje igihe azashakira umugore, nubwo we yatereye agati mu ryinyo akabihorera. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Niyitegeka Gratien wamamaye nka Papa Sava. Niyitegeka Gratien umaze kuba rurangiranwa muri sinema nyarwanda nka Papa Sava yavuze tariki 25 Ugushyingo mu mwaka w'1978, akaba amaze kugira imyaka 47 y'amavuko akiri ingaragu. Yewe wanavuga ko nta gahunda afite yo gushaka umugore, ntabwo yaba agiye kure y'ukuri, kuko nawe ubwe avuga ko kurongora atari huti. Abahanzi baramuririmbye, abasizi bamuhimbyeho ibisigo, yewe n'abanyamakuru baramucyashye, ariko yaranze arabananira. Ababwira ko ngo gushaka umugore bitari mu byo ashyize imbere, ibituma benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamwita ikiremba n'andi mazina menshi amutesha agaciro. Niyitegeka Gratien yamamaye cyane muri filime y'uruhererekane yise Papa Sava, yatangiye kujya hanze mu mwaka w'2018, ikaba iri no mu zikunzwe cyane haba mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko abumva Ikinyarwanda. Na n'ubu rero abakunzi ba Niyitegeka Gratien baracyategereje igihe azashakira umugore. Gusa ikigaragara cyo ni uko uyu musore w'imyaka 47 y'amavuko nta gahunda afite vuba aha yo gushaka umugore. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi w'amafilme Ilunga Honje uzwi nka Tuko Wote muri Bamenya, yavutse mu mwaka w'1972, avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba amaze kugwiza imyaka y'ubukure igera kuri 53 y'amavuko. Nyamara ngo kubirebana no gushaka umugore nawe nta kimwirukansa. Benshi mu bakunzi be bakunze kwibaza ku ruhare afite n'imvi zimaze kumubana uruyenzi mu bwanwa, bagakeka ko ashobora kuba afite umugore n'abana. Nyamara ibyo ntabwo ari ukuri, ahubwo Tuko Wote aracyari umusore ubigendera, nubwo imyaka yo idasiba kumwerekeza y'ubukambwe, ku buryo natareba neza azashiduka yashesha kanguhe atarashaka umugore. Guhera mu mwaka w'2006 kugeza ubu, Tuko Wote umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda bafite ubuhanga budasanzwe n'ubunararibonye butuma bigarurira imitima ya benshi mu babakurikira mu mafilime atandukanye bagaragaramo umunsi ku wundi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umunyamakuru Alphonse Muhire Munana wamenyekanye cyane akora kuri Radio Rwanda.
Alphonse Muhire Munana yavutse mu mwaka w'1984, akaba amaze kugira imyaka 39 y'amavuko, akizihiwe n'ubusiribateri. Nyamara abanyamakuru b'inshuti ze aruta mu myuga no mu myaka, zirimo Ismael Mwanafunzi bakoranye guhera kuri Radio Isango Star no kuri Radio Rwanda, hamwe na Gentil Deo Ntirenganya, bo bamaze gushinga ingo. Ariko Alphonse Muhire Munana we yakomeje kwinangira, yanga gushaka umugore. Bimwe mu biganiro Alphonse Muhire Munana yamenyekaniyemo birimo ikiganiro Ibirari by'ubutegetsi yakoraga ku Isango Star n'icyitwa Inzira y'ibihe yakoraga kuri Radio Rwanda. Munana ni umunyamakuru w'umuhanga mu gusesengura no kumenya amateka n'ubumenyi bw'isi, ahereye ku mateka y'iremwa ry'isi, ubutegetsi, umwaduko w'abazungu, impinduramatwara zo mu Burayi no muri Afurika, demokarasi n'ubukungu. Alphonse Muhire Munana utakibarizwa kuri Radio Rwanda, nubwo akunzwe n'abatari bake, ngo gushaka umugore biracyari inzozi. Yewe no mu biganiro bitandukanye yagiye akora, yumvikanye avuga ko ataterera ivu umukobwa, kuko ngo byaba bisa no kumupfukamira nk'aho ari Imana. Na n'ubu abakunzi be turacyategereje igihe nyirizina uyu musore azashakira umugore. Ngayo nguko rero, duce bugufi dusengera ibi byamamare byacu nabyo bitera ikirenge mu cy'ababyeyi babo, cyane ko burya kuzuka kwa mbere Abanyarwanda tuzi ari ukubyara ukagira abagukomokaho. Ikaze rero mu gice cyahariwe abakunzi bacu, aricyo comment, ubundi twiganirire, umbwire uwagutunguye muri aba bose, ndetse munambwire icyo twazagarukaho ubutaha.